uyu muntu amaze gukorera amafaranga ibihumbi 33 muri iyi website. Mu minsi yashize hari umuntu wanyandikiye ambwira ati nakoreye amadolari 20 muri iyi website. Yambwiye yuko kubikuza ari kuri mobile money. Ibyo byatumye nibaza ikibazo kimwe cy'ingenzi. Ese koko Honeygain ikora ite? Mu by'ukuri ni gute abantu bakoreramo amafaranga muri iyi website? Nakomeje gukora ubushakashatsi nsanga koko abantu benshi bakorera amafaranga muri iyi website, ariko hari andi mabanga batavuga. Ese ayo mabanga yaba ari ayahe? Hari amabanga y'ingenzi nshaka kukubwira abo batakubwiye cyangwa batajya bavuga, badashaka yuko ajya ku mugaragaro, kandi mu by'ukuri ni ibintu by'ingenzi cyane ugomba kumenya mbere yuko utangira gukoresha iyi website. Niba waragerageje gukoresha iyi website cyangwa se ukaba ukiri no kuyikoresha, birashoboka yuko bino bintu utaba ubizi. Aka niko kanya keza ko kureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa, kubera yuko ahangaha urimo urakora ibintu utazi. Ushobora kuzasanga umunsi umwe urimo urarira amarira yo kwarika, ya yandi ushobora gushyiramo ifu warangiza ugashigisha igikoma. Reka tugendane intambwe ku yindi, hanyuma ngende nkusobanurira iby'iyi website ngo ni Honeygain. Rimwe na rimwe dushaka uburyo twabona amafaranga dusaba imbaraga nke, aribwo twibaza tuti ese hari ikintu cyizewe kitambuza gutakaza umutekano wanjye? Honeygain imaze kuba kimwe mu bintu abantu bavuga cyane, ariko ese ni bande bayikoze? Mu by'ukuri ikora ite? Ese kuki Honeygain yemewe ku ruhande rw'amategeko? Honeygain yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ihabwa isoko ni kampanyi y'Abanyaburayi ikora mu by'ihuriro ry'itumanaho n'ubushakashatsi kuri interineti. Icyo gihe yaje ishyira imbere igitekerezo gisa n'icyo tubona muri sharing economy, aho abantu basangiza ibintu bito bafite hanyuma bakabihabwamo inyungu. Uhereye itangira, Honeygain yakiriye abantu batarengeje ibihumbi bike, ariko kugeza uyu munsi abayikoresha barenga 6 miliyoni ku isi yose. Ni application yabaye izwi cyane cyane mu bihugu bifite interineti nziza kandi ihendutse. Mu myaka 5 imaze ku isoko, Honeygain imaze kwishyura abantu miliyoni nyinshi z'amadolari ku isi hose. Urebye imibare itangwa na kampanyi, imaze gutanga arenga 3 miliyoni z'amadolari mu kwishyura abantu mu buryo butandukanye bakoresheje uburyo nka PayPal na Jump Tokens. None se ni iki cyatumye Honeygain ivuka? Isi y'itumanaho yagiye ikenera uburyo bwo kugenzura uko website zikora mu bice byinshi bitandukanye. Imibare, iperereza ritagamije abantu ku giti cyabo, n'ubushakashatsi bwo kureba isoko. Mu busanzwe gukora ibyo byose byari bihenze cyane. Aho niho Honeygain yaje gufasha kompanyi kubona network access mu bihugu bitandukanye ku giciro gito, binyuze mu baturage basangiza agace gato ka interineti yabo. Noneho reka tubivuge mu buryo bworoshye cyane. Honeygain ikoresha bandwidth yawe itari gukoreshwa. Ntabwo ijyana amakuru ya email yawe, WhatsApp cyangwa password. Honeygain ivuga ko ifata agace gatoya k'umurongo w'itumanaho ryawe ikagakoresha mu buryo bw'ubushakashatsi bwemewe. Abakoresha Honeygain bunguka amafaranga make ku kantu gato batanga. Honeygain yo yungukira mu kugurisha serivisi ku makompanyi akoresha ibyitwa Internet Crawling, Price Comparison Tools na Business Intelligence Tools. Honeygain yinjiriza amafaranga mu gukodesha access point ku makompanyi akora ubushakashatsi. Wowe winjiriza kuba umwe mu bantu batanga network capacity kuri buri GB ikoreshwa, iguha point. Izo point zigahindurwamo amafaranga asanzwe. Ni amafaranga make, si business nini, ariko ni passive, kandi niyo mpamvu abantu barenga 6 miliyoni bayifite. Noneho ikibazo gikomeye aha niho gitangirira. Ese koko gutanga bandwidth ntabwo bigira ingaruka? Ese kompanyi zifashisha iyi serivisi ziba zikorera iki kuri interineti yacu? Ese hari ibindi bintu abantu benshi batamenya birimo imbere mu mikorere ya Honeygain? Nibyo tugiye kureba mu gice gikurikira, kandi ndakwifuriza kumenya ukuri kose. Hari ibintu byinshi abantu batavuga ariko bigomba kuvugwa.
Uko Honeygain yakomeje kwamamara, niko n'imigambi n'amagambo menshi byagiye byiyongera. Bamwe ati iriba amakuru y'abantu, abandi ati irakorera miliyoni z'amadolari, ariko nta na rimwe ngo izigera igufasha. Ariko ese muri ayo magambo yose ni ayahe magambo y'ukuri? Ni ayahe magambo y'ibihuha yakwirakwijwe n'abantu batigeze bayisobanukirwa? Reka turebere hamwe umugambi ukomeye kurusha iyindi migambi yose. Uyu ni wo mugambi ukomeye kurusha indi migambi yose, umugambi wo kwiba data z'abantu. Iyo urebye ibyo Honeygain ivuga yuko idashobora kwiba amakuru yawe, ngo ntikoresha inbox, ntikoresha WhatsApp, ntikora ku mafoto yawe. Honeygain icyo ivuga yuko ikoresha umurongo wa interineti yawe, umurongo utari gukoresha. Niba hari MBs ufite, mu gihe icyo ari cyo cyose ufunguye interineti yawe, hari MBs zizajya zigenda zikoreshejwe na Honeygain mu buryo wowe utazi. Gusa hari ikintu gikomeye gikurikiraho, umurongo wawe ushobora kunyuzwamo traffic y'abandi bantu. Nicyo gituma abantu babyitiranya n'uko yiba amakuru. Traffic iba encrypted kandi igenzurwa muri sisitemu za Honeygain. Iki ni ikintu abantu batavugaho ukuri. Honeygain ntabwo iguha ibihumbi by'amafaranga buri kwezi, ntiyagufasha guhindura ubuzima bwawe bwose. Iguha amafaranga make ariko ni passive income. Hari abazakubwira ngo uzakorera ngo amadolari ngo 100 kugera ku madolari 1000 buri kwezi ngo ukoresheje Honeygain. Oya, abo barakubeshya. Muri make Honeygain si umushinga waguhindurira ubuzima, ariko si scam cyangwa se urubuga rw'uburiganya. Ni inyongera ntoya iyo uyifashe uko ikwiye. Abantu benshi bayita scam kubera ibintu bibiri. Icya mbere ati yinjiza amafaranga make. Icya kabiri ati hari abo bahagarikiye account kubera terms and condition batasomye. Ariko Honeygain ubwayo ifite imyaka 5 imaze iri ku isoko, yanditswe mu bihugu byinshi. Ubwo yabaga kuri Play Store yari ifite application ifite review zirenga miliyoni. Nubwo kano kanya harimo amakosa arimo aragenda agaragara, ariyo ngiye kugusobanurira neza kugira ngo utazakora ikosa nk'iryo abandi bakora. Ariko hari ikintu gikomeye abantu benshi bataramenya. Ntago ikibazo gikomeye kiba muri Honeygain, ahubwo kiba mu mikorere yayo imbere no kuri company zinyura kuri bad widis yacu baba bashaka. Nicyo kintu tugiye kwinjiramo mu mutwe wa gatatu w'iyi video. Honeygain iratangwaho recommendation nyinshi, ariko mbere yo kuyishyira muri telefone yawe ugomba kumenya ibintu bine abantu benshi badasobanukiwe. Nibyo bigena niba ikoranabuhanga rishobora kuba umufasha cyangwa ari ikoranabuhanga ryateza ikibazo. Honeygain ikoreshwa ku murongo wawe wa internet. Niba ufite wifi ifite limit cyangwa bando nkeya, Honeygain ishobora kuyirangiza vuba. Akenshi Honeygain ihagarika konti z'abantu kubera ibintu bibiri: gukoresha VPN cyangwa device sharing bitemewe. Iyo akaunti yawe bayifunze ntibavuga byinshi, kandi ibi nibyo bikunze gutera urujijo. Ugomba kwirinda gukoresha VPN cyangwa fake IP address cyangwa uburyo bwo kongera device mu buryo butemewe. Nubwo Honeygain itinjira mu makuru yihariye yawe, hari ikintu ukwiye kumenya neza. Interineti yawe icamo traffic z'amakompanyi akora research, ziba encrypted, ni ibintu utagenzura wowe ubwawe. Umuntu ufite amakenga kuri privacy yiwe ni ibintu byo kwitaho cyane akanitondera. Hari abavuga ko Honeygain ari imashini ikora amafaranga, ariko ndagira ngo nkubwire ko Honeygain si cash machine nk'uko babivuga. Iyi ntago ari imashini ikora amafaranga. Niba wifuza amafaranga menshi, si ukwiye gutangira gukoresha Honeygain, ariko igihe uyifashe nk'inyongera ntoya ituruka kuri wifi yawe, nibwo ukomeza kuyibona uko iri. Nubwo bimeze bityo, hari ikibazo gikomeye. Ninde ukenera izi network point? Muri research yose nakoze, hari ikintu kimwe gihora kigaruka. Nasanze Honeygain atari umushinga wagukiza, si umushinga wo gukira, ariko ni ukuri ko itanga amafaranga. Honeygain itanga amafaranga. Abayikoresha neza
ni abumva neza limitation zayo, ibyo utagomba gukora n'ibyo wemerewe gukora. Aha niho itandukaniro riri hagati y'uyikoresha neza n'uyikoresha nabi. Ese nubwo Honeygain itanga amafaranga, ni ngombwa ko uyishyira muri telefone yawe cyangwa muri kompiyuta yawe? Ese ibyo iguha bihwanye n'ibyo utanga? Reka tugere ku mwanzuro wa nyuma. Honeygain ntabwo ari sikamu, irishyura kandi iracyishyura kugeza uyu munsi, kandi ntizigera ikugurira iPhone cyangwa imodoka. Ese ubundi Honeygain ninde ikwiriye? Honeygain ikwiriye umuntu ufite wifi ya unlimited, cyangwa se umuntu ufite device idakunda kubura batiri, cyangwa ngo device yiwe ishiremo umuriro vuba. Umuntu udashaka uburyo buruhije bwo gukorera amafaranga kuri internet ashobora gukoresha Honeygain kubera yuko itanga umudendezo mu gihe icyo ari cyo cyose ufite wifi iri unlimited cyangwa se internet iri unlimited. Ushobora gukorera amafaranga muri Honeygain bigakunda. Nanone niba uri umuntu ushaka amafaranga make ahoraho ya buri kwezi, ushobora gutangira gukoresha Honeygain ariko mu gihe wujuje ibyo byose twavuze. Dore abantu badakwiriye gukoresha Honeygain: abantu bafite interineti yishyurwa kuri buri MBz. Niba ugura megabyte za 200 cyangwa 100, ahangaha Honeygain ntukwiye kuyikoresha nk'aho ugiye gukoreramo amafaranga, kuko Honeygain ntishobora kugusubiza n'amafaranga waguze izo MBz. Abafite network ihindagurika cyane, abo nabo ntago bagomba gukoresha Honeygain kubera ko nta musaruro byabaha. Ushobora kwinjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 5 kugera ku madolari 40 mu kwezi kumwe, bitewe na interineti na device byawe. Amafaranga winjiza nta mbaraga nyinshi asaba. Niba ufite wifi yo mu rugo iri unlimited cyangwa ukoresha bando ziri unlimited bifite umuvuduko uhagije, bishobora kuguha amafaranga y'inyongera. Niba ukoresha bando cyangwa interineti ihenda, Honeygain sishobora kuguha amafaranga. Nyuma yo kumva ibyo byose, ni wowe ugomba gufata umwanzuro wa nyuma. Icyemezo cya nyuma ni icyawe. Honeygain iriho kandi irishyura. Ushobora gutangira kuyikoresha gake gake utiteze inyungu nini cyane. Gusa nyuma y'ibyo byose ugomba kumenya ko Honeygain ishobora kugabanya ubuzima bwa batiri ya telefone yawe, ariko siko buri gihe bigenda kandi ntabwo ari ibintu bifite guarantee. Ibi ni bimwe mu byo umuntu akwiye gutekerezaho mbere yo gutangira gukoresha Honeygain. Application ya Honeygain ntago ikibarizwa mu ishakiro rya Play Store. Kugeza uyu munsi Honeygain yakuwe kuri Play Store. Hari abantu benshi bavuga ko Honeygain yakuwe kuri Play Store kubera Google Play Protect. Abandi bakavuga ko Google yibazaga ko uburyo Honeygain ikoresha network proxy background data sharing budahuye n'amabwiriza ya Play Store. Mu bakoreshaga Honeygain hari abatangaza ko bakiriye ubutumwa bugira buti app unsafe, bagasabwa kuyikura muri telefone zabo. Uretse ibyo, ubushobozi bwa Honeygain bwerekana ko ushobora gukura application yabo ku rubuga rwabo. Ibyo bigomba gutuma ugira amakenga iyo ukoresheje version ya Honeygain iturutse ahandi atari official website. Hari ibyago by'uko iba fake app, bishobora kuba na malware cyangwa ikaba ari proxyware ifite risk. Kugabanya ubushobozi bwa batiri ya telefone yawe, gukenera internet itari limited, no kuba application ishobora kunaniza device yawe. Ibyo byose ni bimwe mu bibi ushobora guhura nabyo niba utabitekerejeho neza. Ni application itakiri muri Play Store bishobora kumvikana nk'ikimenyetso cy'uko hari impungenge z'umutekano cyangwa amategeko ashingiye ku mikorere yayo. Mu gice cya kabiri cy'iyi video ndaza kubereka uburyo bwiza bwo kwiyandikisha muri Honeygain, ugafungura account ukabasha gutangira gukoreramo amafaranga. Ndaza kubereka n'uburyo mushobora kubikuza ayo mafaranga mwakoreye muri Honeygain akabasha kubageraho kuri mobile money yanyu.